Ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mwakoze subscribe hano kuri Rio Vibe. Nk'ibisanzwe nyine nitwa Eric Wacu. Barindwi barimo Kwizera Emeline barafunzwe bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni, ikindi basanzwemo urumogi. Ni nyuma y'ikiganiro Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze cyangwa se yatangaje kuri uyu wa 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2024. Ni mu kiganiro yatangaga mu isengesho ryo gusabira igihugu. Hari aho yakomoje avuga cyangwa se ananenga imyitwarire y'urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange bari kwitwara mu buryo butari bwiza hano ku mbuga nkoranyambaga, akomoza ku bantu bambara cyangwa se bakiyambika ubusa bakabishyira ku mbuga nkoranyambaga. Bimeze bite rero iby'iyi nkuru cyangwa se byifashe bite? Ibyo nkuru nayo ngiye kubabwira nibyo ngiye kubasobanurira. Iyi si inkuru mpimbye cyangwa se ngo nkore mu bitekerezo byanjye, ni inkuru yatangajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ruvuga ko rwataye barindwi mu bantu 9 bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni, cyangwa se mwagiye mubibona, ntabwo ndi bubisubiremo cyangwa se ngo mbivuge. Abana b'urubyiruko bari hagati y'imyaka 20 ndetse na 28 bagafata amashusho yabo bakora imibonano mpuzabitsina bakayishyira ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. RIB ivuga ko ari abantu bakurikiranyweho, ari abantu 9 bashinze urubuga rwa WhatsApp rwitwa Rich Gangs, cyangwa se ni urubuga rw'abo bantu bagizwe n'abakobwa 6 ndetse n'abasore 3. Byifashe biti by'uru rubuga nibyo tugiye kuvuga cyangwa se nibyo tugiye gukurikira muri iyi nkuru. Uru ni urubuga rero rwahuriragaho abo bana b'abasore n'abakobwa bo mu kigero cy'imyaka 20 ndetse na 28. Uru rubuga rero ngo bakoraga ibintu byinshi cyane biteye isoni, kuko bifataga amashusho bambaye ubusa ku bushake cyangwa se bari gukora imibonano mpuzabitsina ku bushake, ubundi bakayohereza abagabo cyangwa se abagore babemereye amafaranga. Ibi nabyo bireze, uyu mwaka uzagira iminsi irenze 365. Bityo rero bo bacuruzaga amashusho, akifata amashusho cyangwa se amavideo ari gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se yambaye ubusa, ubundi akayohereza umuntu runaka, bityo akamuha amafaranga. Nuko bivugwa. Si ibyo gusa, abo bose ko bafashwe, hafashwemo barindwi. Abo barafunzwe, bafungiwe kuri sitasiyo za RIB zitandukanye: sitasiyo ya RIB ya Kicukiro, sitasiyo ya RIB ya Gikondo, sitasiyo ya RIB ya Remera, sitasiyo ya RIB ya Kacyiru ndetse na sitasiyo ya RIB ya Kimironko. Urumva ko umujyi wose bari barawugose mu majyaruguru, iburengerazuba ndetse no mu mujyi rwagati. Mukimara kumva rero ibyo byose, si ibyo gusa, inzego za leta zagize gutya zijya gupima abo bana bose ko ari barindwi bafashwe, kuko 2 ntibari bafatwa, cyangwa se 7 nibo bafunzwe. Abo 7 bose uko bafashwe bagiye gupimwa kugira ngo barebe neza nimba koko ibyo bintu babyikoreshaga, nta kindi kintu kibyihishe inyuma. Igitangaje kinateye agahinda cyane nuko abo bose babasanzemo ibiyobyabwenge, babasangamo ikiyobyabwenge cy'urumogi kiri ku kigero cya 55, hagati ya 55 na 275, mu gihe ikigero kizima cyangwa se ikigero cyo kutarengera kiba kiri hagati ya 0 na 20. Bityo rero aba bose ko ari 7 bafunzwe, dosiye zabo ziri gutunganywa kugira ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha, cyangwa se ubushinjacyaha nabwo bubashe kugira icyo bwakemura, cyangwa se bubashe kuba bwabarenganura cyangwa se bwabafungisha mu gihe bahamwe n'ibyaha bakurikiranyweho. Hano ni kuri Rio Vibe, hano ntabwo dutinda kubagezaho inkuru. Nge nitwa Eric Wacu. Iyo ukoze subscribe nongere mbisubiremo, ndakwingize muvandimwe mwiza, iyo ukoze subscribe ubu unshyigikiye. Nge nitwa Eric Wacu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri uyu mwaka mushya twatangiye.